Ndabasuhuje mu izina rya Yesu KRISTO umwami wacu. Ubuntu n'amahoro biva kuri we bibane namwe mwese, mwebwe abahisemo kudukurikira kuri uyu murongo Umuburo TV. Uwiteka abahire. Turakomeje kurebera hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, aho tugeze ku kigwa kivuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Aya magambo ari muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 8. Mbere yuko dutangira, reka twiragize Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, mubyeyi mwiza, turagushimye, turaguhimbaje abana bawe, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo watwandikishirije ijambo ryawe Data mu buryo busobanutse byimazeyo. Tugushimiye uburyo ukomeje kuduha umugisha wo kuryiga. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uwiteka, ubwo mu ijuru ryawe hatazageramo umuntu uwo ari we wese wanduye, turagusabye tukwinginga ngo iri jambo ryawe uduhe kuriha umwanya, maze ritweze, rituboneze, riduhindure ababereye kuzabana nawe, maze kuri wa munsi Nyagasani ubwo ugiye kwerekanwa ukazasanga ryaradukijije, uzaducire mu bwami bwawe. Umwanya tugiye kumara turyiga, Mwuka Wera ritwumvishe neza, we waryandikishije aridusobanurire, aduhe kandi Nyagasani kuriha agaciro, mu izina rya Yesu KRISTO umwami wacu, amena. Abayuda bakabyaga kuziririza imihango yo kwiboneza ku buryo amategeko yabo yaremereraga abantu birengeje urugero. Intekerezo zabo zari zuzuyemo amategeko n'imiziro no gutinya kwandura inyuma, nyamara ntibarebaga ikizinga kwikanyiza n'ubugome bizana mu mutima. Ntabwo Yesu avuga yuko kuziririza imihango ari byo bizatuma abantu binjira mu bwami bwe, ahubwo yerekanye yuko igikenewe ari ukubonera k'umutima. Ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye. Yakobo 3:17. Nta kintu cyanduza kizinjira mu murwa w'Imana. Abantu bose bazaturayo bazagomba guhinduka, bagira imitima iboneye bakiri hano mu isi. Umuntu wiga ibya Yesu azagaragaza ko ataranganwa ingeso mbi n'amagambo adakwiriye ndetse n'ibitekerezo bibi. KRISTO naba mu mutima, hazabamo kwera no gutunganya ibitekerezo n'imibereho. Ariko amagambo ya Yesu ngo hahirwa abafite imitima iboneye afite ubusobanuro bwimbitse. Ntabwo ari ukubonera gusa nk'uko kuzwi n'ab'isi, kutarangwamo ikibi no kwifuza kubi, ahubwo kubonera nyakuri ni ukuri mu migambi ihishwe no mu bitekerezo by'umutima. Ni ukubonera kuzira ubwibone no kwishakira ibyawe ubwawe, kubonera mu byo kwicisha bugufi, kutikanyiza kandi kumeze nk'uko umwana muto. Ibisa birasabirana. Ntabwo ushobora kumenya Imana keretse gusa uramutse wemeye ihame ry'urukundo rwitanga, ari ryo hame ry'imico ya Yesu, akaba ari ryo riba mu bugingo bwawe. Umutima washutswe na Satani ureba Imana nk'Imana itwaza igitugu itababarira. Imico ya kimuntu yo kwikunda ndetse n'iya Satani ubwe niyo yitirira umuremyi udukunda. Imana iravuga iti, wibwira yuko mpanywe nawe rwose. Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Mu byo Imana ikora bavuga kwica urwa kibera, kandi ko kamere yayo ari ukwihorera inzigo. Uko niko bagenza na Bibiliya, kandi ariyo bubiko bw'ubutunzi buturuka ku buntu bw'Imana. Ntibasobanukirwa icyubahiro cy'ukuri kwayo kireshya n'ijuru kandi kitagira iherezo. Ku bantu benshi, KRISTO ubwe ni igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, kandi iyo bamurebye ntibamubonamo ubwiza bwatuma bamwifuza. Yesaya 53 umurongo wa 2.
igihe Yesu yari mu bantu ari we wagaragarizaga abantu Imana, abanditsi n'abafarisayo bamuvuzeho aya magambo bati, ntitwavuze neza yuko ari umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yohana 4:48. ndetse n'abigishwa be bahumishijwe n'inarijye y'imitima yabo kugeza ubwo batinze kumenya uwaje kubereka urukundo rwa Data wa twese. Icyo nicyo cyatumye Yesu yaragendagendaga mu bantu asa n'uri wenyine. Abo mu ijuru bonyine nibo bamusobanukirwaga byuzuye. Ubwo KRISTO azaba aziye mu cyubahiro cye, abanyabibi ntibazashobora kumwitegereza. Umucyo w'ubwiza bwe ari bwo bugingo ku bamukunda, ni urupfu ku banyabibi. Gutegereza kugaruka kwe kuri bo ni ugutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka. Abaheburayo 10:27. Ubwo azatunguka bazasaba kwihisha ngo batabona ubwiza bw'uwapfiriye kubacungura. Ariko ku bafite imitima yejejwe n'umwuka wera uyibamo, byose birahinduka. Abo bashobora kumenya Imana. Mose yihishe mu rutare igihe Uwiteka yamwerekaga ubwiza bwe. Nuko rero igihe duhishwe muri KRISTO nibwo dushobora kwitegereza urukundo rw'Imana. Ukunda kugira umutima uboneye, akagira imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti ye. Imigani 22:11. Kubwo kwizera ubu nonaha tumuhanze amaso. Mu mibereho yacu ya buri munsi twitegereza ubugiraneza n'imbabazi bye mu byiza agaragariza mu byo atugirira. Tumenyera Uwiteka mu mico y'umwana we. Umwuka wera afata ukuri kwerekeye Imana n'uwo yatumye, maze akaguhishurira ubwenge n'imitima y'abantu. Ababoneye mu mitima bitegereza Imana, bakayibonamo isano bafitanye n'umucunguzi wabo, bifuza gusa nayo. Basanga ari Data wa twese wifuza guhobera umwana we wihannye, maze imitima yabo ikuzura ibyishimo bitavugwa n'ishimwe ryinshi. Abantu bafite imitima iboneye bamenyera Umuremyi ku mirimo y'ukuboko kwe gukomeye, ku bintu byose byiza biri mu ijuru no ku isi. Mu byanditswe byera basomamo imirongo igaragaza neza cyane imbabazi ze, ubwiza bwe n'ubuntu bwe. Ukuri kwahishwe abanyabwenge n'abanyamakenga, guhishurirwa abana bato. Ibyiza n'akamaro tubona mu kuri bitamenywa n'abanyabwenge mu by'isi, buhora buhabwa abiringira n'abafite icyifuzo nk'icy'abana bato cyo kumenya no gukora ibyo Imana ishaka. Tumenya ukuri igihe duhindutse abasangiye kamere n'Imana. Abafite imitima iboneye babaho nk'aho bibera imbere y'ubwiza bw'Imana mu gihe yabageneye cyo kuba mu isi, kandi bazayireba imbona nkubone mu gihe kizaza, bafite ubugingo budapfa nk'ubwo Adamu yari afite igihe yari akigendana kandi akivugana n'Imana muri Edeni. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 13:12 niho twasoma aya magambo. Icyigisho cyacu ni hano kirangiriye. Reka dusabe imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ikomeze kutwuzura, maze amagambo twumvise adushoboze kuyashira mu bikorwa. Tumaze kubona neza yuko abafite imitima iboneye ari bo bazabona Imana kandi babane nayo. None muvandimwe, nshuti yanjye, nkomeje kugushishikariza kugira ngo uko bwije n'uko bukeye dukomeze kuboneka imbere ya Yesu, twicare imbere ye, maze ibyo biduheshe kwimenya no kwisobanukirwa, maze twihane by'ukuri tumuramaje. Ubwo agiye kwerekanwa, ubwo agiye kuza guhemba no guhana, tuzaboneke mu mugabane w'abazishimana nawe. Ibyo nibyo mbasabiye, nanjye ntiretse, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.